Mama, karame aje nkakubaza. ikijumba kiri hasi mwana wanjye ugira ngo cyo nticyanakwica. Uwaba mfatiriza imbabura. Oya bireke ahubwo fatamo ikijumba urye mwana wawe. Ndaje iby'imbabura ndabyifatishiriza ahubwo wowe fata ikayiwega sibyo. Yego. Kamanza mara kurya iki kijumba ariko ndakurahiye cyane kwica. Ikijumba kitagira imboga ako nta kundi nyine mwana nta kundi byagenda ariko nze mbanze mare kukirya nze nifatishirize wowe ngahe. Ndaje Mwese ubwo urayifatisha ryari? kambanze mare kurya ikijumba ndaje nawe burya tukakuniga ndaje. ariko aka ni akumiro koko siko bisoje neza anonsi yatanyambuye. Reka ibihumbi 10 ni amafaranga menshi cyane ariko ni nawe muntu mu buzima waba untwaye amafaranga. Niwe muntu waba untwaye amafaranga ntabwo ariko byashoboka. Ubwenge mfite uburyo nishyuje kansirida mwishyuza urya muturanyi we uyu nawe ntago ashobora kunyambura nibibahushwe. Reka nze nkwereke ubwenge mfite. Ndajyana iyi ndamuhiriya iyi ubanza iyi se ubu iyi ngiyi irimo 10 ndamushyiriye arayansubiza arayampa. Iki kijumba se kambaze nicare nkirye rero ujye wihata kwiga sibyo. Wenda hari igihe waziga ukagira imana ukabona akazi ukadukura muri ubu buzima sibyo. Jya wiga icyo utumva usobanuze mwarimu. Hari igihe wenda ubuzima bwo kurya ikijumba gusa nabyo bizashiraho ma. Wowe jya wiga ntiwabanye wa mwana wo kwa Habimana hari hepfo ko yize se akamukura ku isuka. Nanjye uziga unkure kuri ibi bijumba. Cyakuniga pe. Nese mama, ubu ngubu ko utari kugira ngo ufatirize imbabura turakomeza kurya iki kijumba kitagira n'imboga. Imboga se mwana wanjye ko hari uguteka amazi tukaza gusomeza igisigaye mu nkono ugira ngo hari n'ikintu habe namba. Ahubwo mu rutoki rwa Nyirakamana sinabonyemo dodora. Ndaje njye kubyahira. Ndaje nsigaho amazi njye kwahira ibiboga sibyo. Umuntu apfa kuza guhirikisha da. Umuntu ari gupfa kubihirikisha. Akomanga ubu buzima tuzabuvamo ko wowe iga icyo nzi. Mwana wo kwa Habimana sha ejo bundi nabonye ise yiteye ku kamoto kamuvimvirana kajya kari muri vivivi. Nanjye wanjye ari mariga iga uzankura kuri kijumba nanjye ndya makaroni n'amafiriti. Uzi ko ejo bundi namanutse ngiye hahandi hepfo kwa Wamine. Nakubitana na mukobwa wabo umwe ushoje amashuri ngo nima ngo yagize ate sha nkubitana nawe ngo arimo ngo aragura makaroni
ko arimo aragura ngo niba ari ibyo biti biki ngo agiye gutekera ababyeyi ndavuga sha ntacyo bigure nanjye umwana wanjye azabingurira hanyuma kamwe nsubiye mu nzu njyane kitageraho kikananinga mwana ukabona ntembaga ya kanyijyane mu nzu nzane imbabura mfatishe nza njya gusoroma ibiboga hepfo ngaho nanyura akamazi ego Miriwe muti. Joli Taramira. Muko. iyo hene se Wahora n'iki kumugisha uzawirunza. umugisha Umugisha uzawibunza burya nge ndi umwe mu bantu batajya bahunga umugisha. Nyoko arimo. Nyoko yaba arimo. Aka gahene n'akazi nake. agahene Agahene nake. arimo Aha injira mumbwirira aze muri nkuru nziza. Rero ubu nanjye nsigaranye akandi kangana nk'aka. Ayibaka katakaruta. kamuhamagaye Nyaruka mama mumbwirire genda mu nzu murebe nyaruka murebe. Kandi niko kaba hagahanga. Dore utu nitwo tugira akamaro ejo ndaka. Joni we Yego ni. Mukomere cyane. muraho Mukomera nosiga. Turaho turashima Imana. meze muteze Turaho turakomeye. Mumeze mute mwese? natwe turaho iminsi myinshi Iminsi myinshi twagize cyane turaburana. twaraburanye wa muntu Warebye se? ndabona hano haziritse ihene Dore iyi hene ureba rero yitegereza uyirebe. Iyi ni iyawe. ngo iki Iyi dore ni iyawe. Rero ibyo tugira leta idukunda. ngo ihene njyewe nonse yatanunga ihene Ubu ni ubuyobozi bwiza dore. reka nkubwire Ni Joni gahunda yo Joni korora. naricaye mbaza data ndamubaza arambwira ngo na sogokuru ntiyigeze atunga ihene none ni njyewe utunga ihene Dore mani ihene buriya tugira leta nziza cyane. Ngeze mvuye epfi kwa Kanyandekwe. Ngeze ku kagari twari dufite inama nyine y'umudugudu. Ubwo nari ndimo ngira ngo nihute njye muri iyo nama. Ngeze ku kagari nsanga bariho baratanga amatungo magufi. Ubwo mfashe iyanjye ndavuga ni rero sinakwirengagiza umuturanyi wanjye mu gihe atahabonetse. Ubwo nanyujemo amaso mu bantu baraho ndakubura ndavuga noroha amufatire ubuyobozi bwiza barakama akanjye kageze mu rugo nako dore karangana nkaka ariko mama asigaye Imana ngakubwira ihene ubu njyewe nonse yatangiye gutunga ihene njye nkurura ikiziriko mfite ihene ubuyobozi bwiza ubuyobozi bwiza umva agashashi keza cyane buri minsi ngo kime urakoze uwagira umuturanyi yagira nkawe atari kose reka nanakubwira usanze nambaranye nanjye mbwira umwana ngo ngiye kuza kukureba dore nzamutse haruguru ahangaha njya kureba umuntu nkubitana n'umuntu ngo waturanye n'iwacu ababaza yuko hari umwana wa data w'abarina bamubwira ati arahari yitwa nonse yatatuye hano hepfo niko kumubwira ati rero ati si ndihuta simageze hatakira utu dufaranga utumumpera umbwire ko bamuntumyeho urumva ngize amahirwe nsanga duhuye na twa tundi twawe ahubwo nyumvira iby'Imana ikora unzaniye ihene nanjye maze kubona amafaranga yawe umva Imana ishimwe ahubwo se uri bukeke ko wenda narinje nzanywe no oya nta kibazo kandi ndeba icyari kikuzanye cyari kikuzanye ndakireba ahubwo nuko Imana yo mu ijuru nakoze imirimo ukaba uyinzaniye nanjye mbonye utwo dufaranga twawe ntacyo byose n'Imana ibi bikoze ubwo bitewe nuko nari ndimo nihuta urumva ngiye kujya muri iyo nama kandi ni ikibazo kuburamo yego tundebere nyaruke ngere mu nama yewe Joni we ntacyo nta kundi reka nihine mu nzu mbeba ahantu nari mutsimbye wa muntu wese utunga udufaranga hano bakwica reka ndeba ahantu nashyize turebe aho nari mutsimbye turebe ubwenge mfite ubwenge bwiza
yewe John we dore ngaya nta kundi nyine nawe urakoze wagira umuturanyi yagira umuturanyi nkawe nukuri umuturanyi ni wowe pe ubu se nturwanya icyo nkundira abantu ubu rwose bagiye kujya bavuga ati wa mugore runaka nonsi yatatunze ihene nibahamagara aborozi nanjye ngende ubuyobozi bwiza dufite leta idukunda umva hanyuma baroha nihute njye muri iyo nama ikigaragara cyo murazamo ni muri buboneke rero kuboneka ngize n'amahirwe mbonye ako gatungo nuko nawe umvunnye amaguru nari kuza aho haruguru iwanyu wivunika ubwo ngiye gushaka utwatsi bivuze nturi buboneke mu nama nta kibazo impamvu se nkavuga ko utabonetse yewe urakoze wagira umuturanyi yagira nkawe nzajya nsitara nkwirahire uwamfatiye ihene John rwose mushimire cyane yewe mana we mana yo mu ijuru ishimwe mbonye ihene we nabera babandi bajyaga bansuzugura ngo nzapfa ndi umutindi ihene dore ibyishimo we ariko iyi hene ndararana nayo ninshaka nyorose ishuka nayo umva iyi hene ngomba kurarana nayo kuko ibisambo birina noneho baraza kundonga baranyica ngo noroye bagiye kujya bavuga ati nosi yatawe ati ndaje mbanza njya kuzirika ihene yanjye umva wizi turasa yihorere yewe ndaje ndebe hano nyizirika yihorere ntacyo yahereka ari kuvuna nta kintu bitwaye uvuze oya kuyijyana se ntumaze kumbwira yuko iyo nari yanjye se none se ukeka mfite ubwenge buke yewe n'abakobwa bakowe ingegera zirabwira nishyuza ni ukuvuga ngo iyi niyo mitwe nakimye yo kujya nishyuza abantu mufitiye amafaranga urumva yewe data we bakobwa bakowe nagatangaye uwo mugisha ubundi reka mbabwire ariko sha urabona ibintu nkoze sha ariko ninde muntu uraje urambeshya ngo umva ihene ni iyanjye ndiko ni amagambo menshi arahagije yijyane urabona asa metero imitwe mbese ngo ihene ni iyanjye genda bakobwa bakoye dore umwaka dore umwaka ni agatangaje nubundi narabarije nsanga iwacu nta muntu woroye none yewe data we ingegera ziragwira uri ingegera udufaranga ukuntu narahiye ngo sinzaya ariko mwihorere nayajyane ariko arabeshye gisasha hari umunsi azongera kunkopa none nazaza avuga ngo dore imana ndayizanye nzamubwira twara arankoze